ibaze ubaye ukora mining ukaba utari watangira iyi mining ya Tokecoin, ni ikibazo gikomeye cyane. Ibaze kwitwa ngo ukora mining ugasanga iyi Tokecoin izajya hanze cyangwa se izaba listed ejobundi mu kwa 11 ugasanga ntayo ifite. Icyo gihe ntabwo uba uri mu miner, ntabwo uba uri mu miner, kuko biravugwa ko iyi Tokecoin ejobundi mu kwa 11 nijya kujya ku isoko nibura igiciro gitoya coin imwe ishobora guhagararira, nibura gitoya cyane kiri hasi na $10. Noneho ibaze uramutse ukora izi mining cyangwa se usanzwe ukora mining ugasanga iyi Tokecoin ntabwo wari wayitangira. Ni ikibazo gikomeye cyane. Niba uri mushya muri izi mining cyangwa se muri iyi mining ya Tokecoin ukaba ushaka kwiyandikisha, reba link aho ngaho hejuru, cyangwa se usubire inyuma muri video twakoze hanyuma ubashe kureba uburyo wabasha gufungura account. Nta kindi rero, mbere yo kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, hanyuma niba uri mushya kuri iyi channel ya Darius Tech unkandire subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu yandi ma video agiye atandukanye. Reka dutangire. Nta kindi rero, niba ari bwo bwa mbere ugiye gutangira iyi mining ya Tokecoin uraza hano kuri Play Store, hanyuma numara kugera kuri Play Store urandikamo gutya Tokecoin gutya uri kubona ndi kubyandika network gutya, urabyandika gutya, ubyandike gutyo byanditse ndakekuri no kubibona aho kuri screen yawe. Dore application yayo, dore ni iyi ya mbere, iyi iriho iyi logo, ifite yino logo. Iyi abantu benshi rero bajya bayitiranya n'iyi bita ngo niba ari Tokecoin. Iyi Tokecoin nta makuru yayo nyifiteho, ni nayo mpamvu nanze kuyibaha ibintu ntizeye neza, ntabwo murazi ko ntabwo njya mpfa kubiba. Application yacu ni iyi ya mbere, iyi mutaza kuyitiranya n'iyi ya kabiri. Guys, iyi Tokecoin ni nziza cyane bitewe nuko izajya ku isoko ejobundi mu kwa 11. Nababwiye ko muri video iyo naberetse uburyo wabasha gufunguramo account, nababwiye ko iyi Tokecoin izatangira, mbese tuzatangira gukora KYC mu kwa 10, hanyuma kuba listed cyangwa se kujya ku isoko ijye ku isoko mu kwezi kwa 11. KYC ni mu kwa 10, kujya ku isoko ni mu kwa 11. Guys, ibaze dusigaje ameza ngahe, turi mu kwa 7, uku kwa 7 kwarangiye tugiye kujya mu kwa 8. nawe ibaze ukwa 8 n'ukwa 9 ukwa 10, ameza 4, dusigajemo ameza 4 gusa kugira ngo iyi coin yacu tugire ute tuyilaunching cyangwa se coin zacu tuzaba tumaze kugezamo tubashe kuzigira ute kuzigurisha. Guys, ntubutse ko niba ari bwo bwa mbere ugiye gutangira ibi bintu bya mining, kumayininga ni ubuntu, nta mafaranga namwe usabwa. Gutangira kumayininga ni ubuntu, icyo usabwa gusa ni umwanya wawe no kuba ufite megabyte cyangwa se uri kuri wifi. Nibyo ngibyo bigusabwa, nta kindi kintu usabwa byo kuvuga ngo hari amafaranga runaka bazakwaka. Nta mafaranga runaka hano muri izi mining bakwaka. Gutangira ni ubuntu, byose ni ubuntu kugeza igihe coin izagera ku isoko. Rero muri iyi Tokecoin ni nziza cyane bitewe nuko ubu ngubu turi kuri mwisa turi guhabwa ibice 80. Turi guhabwa ibice 80 mwisa. Mbibutse ko iyi Tokecoin ku mininga ni mwisa. Guys, mbibutse nanone ko niba ari bwo bwa mbere ukaba utazi uburyo iyi Tokecoin wabasha gufunguramo account, nakubwiye reba video muri description cyangwa se urebe ako kalinki nashyize hejuru, cyangwa subire muri video zabanje urebe uburyo wafunguramo account. Jyamo urebe uburyo wafungura account. Iyi Tokecoin nayo iroroshye cyane kuyimayininga, ndetse biri no kuvugwa ko iyi Tokecoin biri kuvugwa ko nibura igiciro kiri hasi cyane izagiraho ku isoko cyangwa se izaberaho listed. Ni ukuvuga ngo bari kuvuga ko nibura na makuru nyine mbarakuye ku mihanda nyine mu ba miner n'ahandi nyine mu bandi bantu nyine basanzwe ba mining, bari kuvuga ko nibura izajya ku isoko $10. Coin imwe izaba ihagaze $10 gusa. Ibi bintu ntabwo bikunda kubaho, ntabwo ibi bintu kugira ngo coin ijye ku isoko nimara kujya ku isoko ize ihagaze $10. Ibi bintu ntabwo bikunda kubaho, gusa nanone birashoboka cyane bitewe nuko iyo coin ifite total supply nkeya. Mpora mbibabwira, ibaze iyi coin ya Tokecoin ifite
total supply ya miliyoni 8. Wari uzi ko n'umukire umwe ashobora kuza akigondera zino coin zose akazigondera? Birashoboka cyane 100%, ashobora kuza akazigondera. Iyi mining rero nta kugira inama kuyitangira hakiri kare. Aho niba uri kwiyandikisha bakagusaba referral code, ukoreshe iyo referral code iraho ngaho kuri screen yawe kugira ngo uhabwe bonus. Nanjye inge mpabwa bonus igihe wabashije ku mining. Iyo referral code iragufasha neza cyane kandi ituma mining yawe yirukanka, nyine ituma umuvuduko wa mining wawe wihuta. Guys, iyi Tokecoin ni nziza muyitangire hakiri kare, dore iri kumara igihe gito, ntabwo yari yamara igihe kinini. Urabona, reba nk'uyu nguyu mahangaha, uyu wenyine ni umuntu witangiyemo igitekerezo. Urabona kimaze amasaha 3. Subibona, urabona ko iki gitekerezo kimaze amasaha 3. Yavuze ko, urabona, yavuze ngo target niba listed nyine nibura ari amadolari 5. Ibaze uyu nta gatekerezo yitangiye ngo ni amadolari 5. Guys, ibaze iyi Tokecoin muyitangire hakiri kare, bitewe nuko abandi coin bamaze kuzigezamo kure. Ibaze ko ubu ngubu bavuze ko iyi Tokecoin nyine kwa timu yawe nyine bavuze ko hamaze gucukurwa coin 500, coin ibihumbi 500, sorry, hamaze gucukurwa coin ibihumbi 500. Ibaze muri miliyoni 8, urumva ko ziri gushiramo. Kandi nukuvuga ngo iyi Tokecoin nta wundi muntu wigeze, na ba nyiri umushinga ye, nta wundi muntu wigeze abonamo coin z'umurengera nyine. Mbega niko navuga muri make, kwa kundi ukuntu usanga urabona benshi bari guhagarara ngo ku madolari 5. Suri kubibona amadolari 5, ariko ibiri ku mihanda ni amadolari 10. Dore uyu nguyu we ndabona atari byo yavuzeho. Ibiri ku mihanda bari kuvuga ko nibura ari amadolari 10, kuko coin miliyoni 8. Miliyoni 8 ni nkeya cyane cyane. Ariko ibaze ko iriya Ruby Network, kwanza reka mbahe nk'urugero. Ruby Network mbahe urugero kuri Pi Network, noneho reka nze mbahe urugero. Ruby Network murebiriye ifite total supply ya miliyoni 80. Ibaze miliyoni 8 na miliyoni 80, total supply ya miliyoni 80. Ibaze izo coin zihwanye na miliyoni 80. Ibaze igihe zizashiriramo. Noneho uze hano muri Tokecoin ni miliyoni 8. Ibaze noneho akandi gashya kari muri Tokecoin, baravuga ko nibura ejo bundi nijya kujya ku isoko, hari n'igihe hari zizatwikwa nyine. Hari nka coin nyine ziba zigomba gutwikwa kugira ngo coin yabo igira agaciro kari hejuru. Urabibona, dore n'uyu muntu nawe yabivuzeho ko KYC ari ejo bundi mu kwa 10 tariki ya mbere. Guys, kugira bemere ko ino coin ifite agaciro kari hejuru, tariki ya mbere z'ukwa 10. None tariki ya mbere z'ukwa 11 tugahita tugira ute coin zacu tugahita tuziryama amafaranga. Urabibona guys, noneho ibaze iyi Tokecoin igiye ku isoko ufitemo nka coin 100. Wenda no urugero ufitemo izo coin 100, nubwo abenshi tuzaba twaramaze kuzirenza. Ibaze igiye ku isoko ufitemo coin 100. Coin 100 ku madolari 10 urumva arangahe? Ni amafaranga menshi cyane. Iyi coin imwe ku madolari 10 ni amafaranga menshi cyane. Guys, nakugira inama yo kuyitangira hakiri kare, dore yaracyarimo igihe. Urumva ameza niyo sasigaye ni menshi cyane. Wari uzi ko niyo waba ufitemo coin 10 zonyine zizaba zifite agaciro kari hejuru? Harimo abantu batabyumva. Niyo waba ufitemo coin 10 zonyine uzaba ufite amafaranga, gusa amafaranga uzaba ufite ni yandi atabasha kuguhindurira ubuzima. Ariko ku muntu uzaba ufite coin nibura ziri hejuru y'100, guys, icyo gihe urumva nyine ubuzima bwe buzaba buhindutse. Nubwo abenshi nyine ubuzima bwacu nyine tuba twifuza ko bwahindukira mu bya mirenge, ariko nyine urumva coin 100 tubaze kuri coin imwe ku madolari 10 ni amafaranga menshi cyane. Guys, ni amafaranga menshi cyane. Ni erega reka nze tuvuge urugero bino biri kuvugwa nyine ku mihanda ko ishobora nibura kuba listed ku madolari 10. Ahubwo se itabaye listed ku madolari 10 ikaba ku idolari rimwe cyangwa ikaba mu bice nkuko Pi Network byagenze, byo ukeka ko se ayo mafaranga ye ari makeya? Ntabwo ari make. Nose ubundi twirirwa ku WhatsApp, twirirwa kuri WhatsApp turi gucata, tukirirwa ku ma Facebook n'ama TikTok, nta kintu biri butwinjiriza. Tukirirwa kuri YouTube ngo turi kureba ngo video zisekeje, ngo video zo mu binyamakuru ngo runaka, nta kintu biri butwinjiriza.
nose ukeka ko nijya kujya ku isoko ikajya kuri ayo mafaranga, ukeka ko ayo kandi ibaze uraza ukamayininga ukikomereza imirimo yawe, niba unajya no muri ayo ma YouTube n'ibiki byose ukajyamo ugakora ibyawe ugakomeza ukabikora, uri no gukora iki mining. Guys, bino bintu bya mining tubishyiremo imbaraga cyane, tubishyiremo imbaraga cyane. Bitcoin ejo bundi mu kwa 11 tuyitegereze ubundi turebe ko yaduha yano mafaranga bari kuvuga. Guys, ibaze none coin imwe ije ku madolari 10 ya abenshi muri mwe noneho sinzi kabisa, sinzi ko byagenze noneho byaba ari ibisazi. Guys, nanone nkwibutse ko iyo uje hano nuza hano kuri ahangaha kuri active bonus hano yujemo ubonamo utuntu twinshi cyane. Hano kuvuga ngo active bonus ikintu bitwongerera muri mining yacu, yuje ukadukandaho ni kuvuga ngo bitwongerera amasaha. Guys, hari abantu benshi bajya babyitiranya rero izinuze zino bitwongerera amasaha. Urabona nkanga batwongera iminota 120 ko murabizi ko hano muri Bitcoin ku mininga nta masaha 8. None warayo wahakanze amasaha ariyongera, wenda ari nk'igihe ugiye kuba nka bize wenda ukuntu hari ushobora kongera amasaha hanyuma ukaza kugaruka ya masaha nayo yagize ute yamayininzwe nyine wabonyemo coin zawe. Gusa hano nanone hari na bonus babasha gutanga. Urabona hano hari utubonus babasha kuguha mwisa iyo wabikanze, iyo wagize active hano nyine baguha utubonus mwisa. Guys, rero niba utari watangira iyi mining yitangire hakiri kare. Nanone abantu bafite account nk'ebyiri muri izi account muri iyi Bitcoin, umuntu ufite account ebyiri akaba adafite telefone ebyiri zose ziri muri telefone imwe, guys, namugira inama yo gusiba izo account zose agatangira indi account nshyashya, bitewe nuko iyi Bitcoin bari gusiba iyi Bitcoin nyine bari gusiba ama account yose, mbega fake account zose bari kuzisiba. Narabibabwiye muri groupe muri channel ya WhatsApp. Nawe niba utari wayijoininga reba aho ngaho muri comment urabonamo link mba nayipininzemo, nawe joining iyi channel ya WhatsApp tubasha kunyuzamo yano makuru ya mining zigiye zitandukanye. Umuntu wese rero uzi ko afite fake account nashake abe azisiba afungura indi account imwe abari yakoresha. Niba ufite account ebyiri ugomba kuba ufite na telefone ebyiri. Zino mining niko zikora, ntabyo gufungura ama account abiri muri telefone imwe. Ndakeka mpora mbibabwira buri munsi, umunsi ku wundi mpora mbibabwira, mutazavuga ngo sinababwiye. Urabona ukurikije total supply coin ya Bitcoin, utubwire ese urabona wenda igiciro cyasohokera nko kurangahe, ubitubwira muri comment kugira ngo tube tuganira uburyo iyi coin izaduhamo amafaranga. Iyi coin ni nziza cyane, izaduha amafaranga menshi. Guys, ibaze nuze iriya Pi network yasohotse kuri total supply ya billion 100, ibaze billion 100, ariko agaciro kayo ijya gusohoka ijya kuba listed nyine yasohotse ku madolari ndakeka na 2 na 3. I think ko ari 2 niba atari 3 gusa na 2 ahari, nuko ntabyibuka neza. Yasohotse ku madolari 2, nubwo bavuga ko nyuma izagira agaciro nyine kari mu madolari 300 coin imwe, ariko ibyo ndakeka atari ubuvuba kabisa. Ni mu myaka izaza, gusa guys, izi mining muzikiremo imbaraga nyinshi cyane, mumaze kubona ko ibi bintu biri seriye cyane. None ejo bundi mu kwa 11 dore ngo y'amafaranga murayariye. Twegeye dusubire mu zindi video.